mu bindi bihugu ndabyina kabane nubwo baba batumva ururimi mvuga ariko ndabyina ikintu ngiye kubakorera gifatika nuko ngomba no gufata n'inkweto nkabatimbagura mu mutwe bakakubwira Imana ibintu n'umutwe ujanjagure uzimana ugiye kubyasaguza mu mutwe nuko nawe bagutesheje umutwe uyu mwami niho twatabariwe. Aha nawe wicaye hari abahasubirijwe mu gihe utazi. Uyu mugoroba nawe uhasubirizwe mu gihe batagize gute, ndetse badatekereza ko wagatabawe. Uyu mugoroba ubutabazi ku buzima bwawe. Abedomi banze bakubita inkweto mu mutwe, agafati kawe kari karagize gute, karogoshwe. Imana yongera imumeze mu izina rya Yesu. Dusengera Imana. Tuzamura ibiganza byacu badutekereze ikintu kimaze igihe kirekire ku buzima bwawe, bazi kuri bupfa, bazi kuri bukenyuke, ariko Imana irakwimana, ikwimana akanya gatoya. Umara gutekereza icyo kintu gifate mu kiganza cyawe, tugiye gukumumura umwuka wose wari warizigiye ku buzima bwawe cyangwa se ku masezerano yawe. Uriteguye? Vuga Mwami Yesu, njyewe Innocent, cyangwa izina ryawe, njyewe Innocent, maze igihe kirekire n'imyaka myinshi hari ibintu bimurukaho, hari ibigenda ku buzima bwanjye, ariko aya masaha iyi tariki n'uku kwezi imbaraga yose yamurukagaho ndayikumumura n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Ikintu cyose cyagenda ku buzima bwanjye
mu izina rya Yesu. Mana dusengera abana bawe bakubagire neza, bakubaha umugisha, kora ibitangaza mu buzima bwabo. Imbaraga zose barwanyaga ubuzima bwabo, barwanyaga ibyaha byakurikiranagaho icamba babambitse bagendanaga nawe, aya masanga izina rya Yesu yishira bimuka uburiganya, bagenda ku buzima bwabo, bagenda ku masezerano yabo, bagenda aho bagenda, aho batuye, aho basengera, bimuka wose turawusenge, turawuranije mu izina rya Yesu. Turatuye amashimwe, turatuye kubaho, ubikore bahari n'inga y'Imana uremishe ku buzima bwabo, ukuri Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ukomere Imana amashimwe cyane. Yesu ashimwe. Muri misiyo ya Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa abantu. Ese hano hari urimo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukeneye kumwakira agakizwa nawe akavuga ati nanjye ndumva nshaka kuba umurokore nkabatizwa mu mazi menshi? Ubaye urimo wazamura ikiganza tukagufasha gusenga Imana. Ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bazamura ikiganza tukagufasha gusenga Imana. Ubaye urimo, ukomere Imana yo mu ijuru amashyi. Ibyo ntabwo bihagije, reka mbabwire, uretse kuyakoma. Bibiliya iravuga ngo iyo umwe yihari mu ijuru n'impundu ziravuga. Haleluya. Twebwe abari hano twananiwe gutanga impundu, turimo no kumwirebera imbona nkubone. Nkeneye ko dukomera Imana amashyi ku bw'uriya, ndetse ababyeyi bavuze ko hejuru Imana, hejuru, haguruka. Nta wundi urimo ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza utarabatizwa, nawe akeneye kubatizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba ari uyu, natera intambwe, atera intambwe. Nkongera kuvuga ngo harimo uwaguye ukeneye kubyuka. Bibiliya iravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Nta urimo wari waraguye ngo azamure ikiganza tumufashe gusenga nawe. Jejuru nawe dukomere Imana yo mu ijuru amashyi. Tera intambwe uze. Nta wundi urimo. Imana imuhe umugisha rwose. Reka dukomere Imana yo mu ijuru amashyi. Ndabasaba mupfukame kuko aho hantu ntabwo ari habi, ni heza cyane. Umusaba w'abakiza Yesu, reka mbikore. Turakwakiriye, muvuge cyane ubwo ati Mwami Yesu, turakwakiriye mu bugingo bwanjye.